Ndi papa SAVA. Hey! Il y a quelqu'un? Quoi ça, mucho? Barman! Hey! Quoi ça? Hano hari ikora. Sewe iki gitondo baba baje koko. Kuki? Tugufasha iki? Inyota sireba amasaha. Uno wakira umukiri. Uraho ariko. Uti tubakiriza iki? Genda gake. Ugarara no gutya. Hano hari ikora. Ariko ubonye wakora. Usigaye userivasi? Si intoki zibikora se? Biteze. Isa. Amakuru se. Fresh. Hari iki mu cyokezo? Mu cyokezo ntabwo turatangira gukora, ariko inkoko zirahari muri firigo, ihene zirahari, jigo de chèvre zirahari, amafara hari, akabenzi ko ntabwo karaza. Muri firigo mufitemo iki? Byeri zose zirahari. Wine zirahari. Likeri zirahari. Byaterwa n'icyo ukeneye. Okay. Ncarongwe komande. Ngiye gushyiraho inkoko 3. Akompanyuma yayo ibirayi 12. Urabizi kuva nge natangira kunywera ngana nakubwiye ko nakunda urusenda kuko ruraryana. Kurakibuka? Ibyo bintu baraboneka mu minota ingahe? Uko minota 30. Nibwo se mugiye kuzituraga? Ese urashaka izidahiye? Ndashaka izokeje. Nyine se sibyo ndi kukubwira. Zihiza pani imishwe. Amasake meza. N'ibirayi 12. Muri benshi ariko. Nyine. Ego nyagasani. Ikisi. Wewe nyine tigitiki inkoko zingahe? Inkoko 3. Nziza z'ibisore z'amasake. Ntukirire inkoko z'ingoko kazi. Amasake 3 n'ibirayi 12. Bibone kuri aya meza. Ukabirya wenyine se? Umva. Ndarya akaguru nge nagatuza kiyindi imwe. Izisigaye ndazipereka nyumvani. Nicaka ngenzi gwesha igikoma mu gitondo. Mfungira akagapeso. Mfungira akagapeso. Kafata. Ndiderukana n'ubukene. Nago kafata. Iki ni ikimenyetso cyo kukwereka ukuntu rero ubuzima bwahindutse. Usigaye urya. Reba do. Iyi biguguzi ni icyo bita imifungo y'amamiliyoni. Urya ubukene ujye uburebera kuri benaka. Ntabwo ujye ubakagize kaba kanyorosheje ko ubonye tungayana. Ayu. Niryaguye. Izo ni miliyoni rero. Nyokereza iyo komande. Muri firigo wambwiye ko ari miki. Amabyeri yose arimo nakubwiye ko wayine. Inzoga ihenze ufite ni yihe? Cyokora nakubeshya arizo tutari twazana za Messi. Za Jack Daniel ariko Reka gwere. Wayine zirahari kabisa. Bafasaba nuri ya wayine ukunda. Nuri inshuti yaje. Yego. Zana ya wayine uzari icupa. None uzanira karahuri ngusomyeho. Ngugurire wabukenewe. Urumva? Ikizi. Shadegedi. Ikizi. Hano hafite ikibazo kabisa. Ntabwo uri kumbwira iby'amamiliyoni ariko tigiti tujye tubanza twumvikana. Ikizi. Hano urarya ntiwishyura. Uranywa ntiwishyura. Degedi hari icyumba hano kimaze umwaka wose. Urakibuka? Wakicunda baseho nuko cyari gikomeye. Ariko ntabwo urakishyura. Reka nkwereke. Umva none nkwereke. Njye urwego rw'amafaranga afite none aka kanya. Ndakwishyura ubucogocogo bw'amadeni bwose nkurimo. Urumva? Nimara kukwishyura
niba ufite ibitanda bizima ndagikodesha amezi 3 njye nunguka noneho ngenze meze nkaho noneho nge bantu bafite imigabane mfite amafaranga we peti mfite amafaranga n'ubundi rega iyo uje uvuga ko ufite amafaranga we noneho uyu munsi nishobadi mfite amafaranga oya cyane uko bimeze ntuzi cya gihungu cyo kwanuza cyane kuri uyu mukecuru uyu nguyu w'amaridarubindi uyu ngusenga cyane ntuzi uyu usye uyu nyiragitaro yari yararengereye mu minsi ishize bapfaga umuntu uzi umuyenzi Zubeda ntuzi wa mungu wo mu diaspora uramuzi yaraje arino umutipa agera iranga afite ikintu bita ipinda buri munsi turya iryitanu nanjye naravuze nayo amafaranga nzayaca intege ku buryo azasubiraho n'amaguru reka da cyamuko kora komande arishyura ubwo ni wowe ukwishyurira kora komande arishyura oya ubwo warindira nyine akagera akaba ari wuma komande ariko reka nkubwire ibyo bintu njye nanga ko reka mu bucuruzi digidi kandi reka nkubwire papa Sava mu bucuruzi wijye ushaka kuva mujyane kwa piga nzenze twongera tunywera irindi jana noneho mujyane kwa piga nzenze wanamujyana nyine ese ko n'ubundi ndi mumwe urenze uwo kwa piga nzenze reka ikibazo ntabwo ari cyo ngiye ni ikizi undi mumwenda urenze ayo kwa piga nzenze arayishyura nayo sibyo ni ngombwa we wakoze komande wowe muhamagare twivuganire nacyo kintu ngenge pfa n'abantu b'amahu nicyo pfa n'abantu b'amahuni ko mubwiye ko afite amafaranga washyizeho komande ko atari wowe uyishyura ese icyo cyizere nyikure nawe nabonaga hano reka nkubwire ufite telefone yawe telefone se niri kwanuza niri ngo muhamagare kuri iyi ngiyi muhamagare umubwira bari umbwira wakoresha ibintu ugakora komande reka nkubaze umuntu uba muri Amerika sibyo uretse gato gerageza kunyumva ariko ko muzi kukurusha watuje umuntu uba muri Amerika aba afite imifungo y'amadolari aranirwa kwishyura inkoko 3 aranirwa kwishyura ibirayi 12 aranirwa kwishyura agacupa kawaye bazanye nk'ibintu ibyo bintu ntukabizane muri business n'aba Australia baratwambuye aba Oceania baratwambura abaziya baratwambura iburayi baratwambura shyiramo nimero zo hano nivuganire nawe hase wampaye agaciro agasanga agenda agaciro uragafite rega kanuzuye shyiramo nimero zo hano shyiramo nimero zo hano nivuganire nawe amara ntabwo ushobotse mwana bagize ibintu byose ko ndi kubikontorora ariko urumva inkoko 3 n'umunyu wa buri ariko se wabyokeje ufite ubwoba wowe shyiramo nimero mvugane nawe mite ntanga komande ntamubwire niyo mpamvu utajya utera imbere ariko gutera imbere muvugane iki ubu ngubu urabona ncumbagira njyewe zana mu bwiyo ariko utamenera telefone humura inkoko za 50 tuza mane niyo telefone yayigura iPhone niyo telefone ayigura iki se mubwira uti papa digital ari hangaha hello papa Sava oya nabyaye n'uwitwa Vurema umuntu witwa papa digital ngo hari ibintu mwari mwumvikanye ubwo mbikora uko abimbwiye rero sawa sawa mubwire duhindura akabari noneho mite mubwire ntitwongere kunywera ariko nawe woye oya mubwire noneho ntitunywera ahangaha mubwire ntitunywera ufite telefone erega niyanjye muhamagaje yawe uza aho wayisize zana komande none se ntabwo igwatirije zana komande reka dukorane twumvikana ariko kandi wiga akantu ko kujyaho babakiriya ariko mba nakubashye zana komande igitutsi cyajemo we ntabwo bro ubwo mbanza ko kawaii ni komande we zana wine be enjoying umva uyaranje uzamure fegitire uyaranje uyizamure reka nanjye hano mbaboneye wowe uyizamure yazamure kandi ntabwo ari IBM ibyo si byo birakureba ubu binye ko ngiye ngomba kubona amatabishi ku ruhande sinzanye umukiriya w'imena nta icyumba yashyiremo ntuzongere kunyishyuza dore amafaranga araje wumvise reka tubyaranje amafaranga ni aya ngaya wiyaranje byose bivemo biba bitari bukunde bihuriremo gira vuba ngo ngicimbura asanga nyigejeje mu bitugu
shanze nakaso ubwange akamesha yanga nana wayihera gatsinda nkabona gatera imbere kumva nta kantu kagasambo nta kintu wakiba ubwenge nzabugira ryari koko none se umva wabwire rimwe se nawe mu gikoni bagahita bazitangira kuzikontorora akikubarana reka nzembiku iyo ngiyo niyo nkunda shaka washatse kurusubwira rero abatipu tidigi ari hano bakajya banyura bakareba ukuntu umeze neza reka nzemba gutumira sinzoga zinywa abantu b'abasirimu bakire uhita uyimfotorera ifoto uze kuyinyorereza ni posting sibyo zana nkaho icyo foto ukimwe noneho ngo fotore uze kunyorereza kuri telefone nzagutelefona niyiva kuyizana none ugire fotora noneho ngifite ndi kugisuka ndimo neza urimo kabisa urimo pe urimo iki gicupa cyose ndakiguza si sawa ndimo urimo ejo nzayigwatura telefone uzagire ubwo reka nihutane ibya komande kora none ibya komande babo ifoto itera ubwoba adversaire bahita bagata digidigi yari haisha cyane bahita bahunga abakere bahita bagira ucuga nkapiga nzeza yiyemera arimo kunga primus kandi imbere y'akararo waragize ugahita umubwira uti maze iminsi ndi nuko hano yahamenye ari kumubwira ko yena maze iminsi ndi nko muri za Kenya aho ngaho za ntuza hose ariko bandi ba editing bakashyira nko kurundu rw'ikiraro nabyo twabikora ndabigufasha nta kibazo sawa buryoherwa reka mbwire umva sinkunda urusenda nabikubwiye urusenda ruraryana Kode gidi. Yes grand frère mukuru wanjye. Waruzi ko ntazakubona se? Waruzi ko ntazakubona? Ko mbona? Urambonye tu. None se bite? Imyaka yaribaye myinshi unyihisha. Imyaka yaribaye myinshi. Imyaka yaribaye myinshi kabisa. Ariko ndaho tu. Papa ça va? Papa ça va? Wazanye akarahuri tukakira umushyitsi. Ariko nta kibazo kirimo grafe. Kanitabe umuntu. Yes, allo? Niko naongea na ule garso wa Rwanda ule mwenye projet ya nani? Ya kuku na mabata. Niko naongea naye. Acha tutasubiri baadaye. Acha naanze kwanza ongea naye. Jina yake Digidigi. Anajificha sana lakini mimi nishampata. Sasa ça merci. Niko Pereza. Papa ça va? Papa ça va? Uze kuzana karahuri twakira grafe. Hariya ni nta kibazo grafe. Kandi urabona ko ntagoye.
grand frère ndakumva cyane ujye ukuri urabizi igihe turabavandimwe hari ubwo nkwanga se ntabwo nanga ntabwo nkwanga kandi ishimye n'ukuri kuba nongeye guhura nawe ariko ntugire ikibazo ibintu bwana narabikontoroye neza bishyira kuri gahunda kandi ubu ngubu nuko mbona uko nta kibazo cyanjye urumva ntabwo Imana buriya biranahuriranye nayo nkoza agakomande k'inkoko zirimo gupfiririza ku makara hariyo barazokeje hariho n'ibirayi tware ukuntu tuganira nk'abana bavandimwe ariko nyine ntaho kanyuzamo kama agaciro nk'umuntu w'umujama nyine twabanye kandi urabizi sinaguye mukina ni izina ry'Imana bandi umuntu w'inshuti yawe kandi umuntu w'umuvandimwe nk'ubu ngubu tuba twaricaye tukavuga tutirika dutekereza ukuntu umushinga wagenda neza kandi nabikozeho tu hacya Mungu none ndicara nkavuga ni nakuri nabigenza ibintu bya telefone bikajya byanga utuntu nk'utwo ngutwo akajya hagenda hazamo utuntu tw'utubazo ariko nta rwango nta mwanzi wa naraturutse iwawe ibintu byose ni sawa ndi kubikontorora nta n'ikibazo na gitoya kabisa harya warumbajije ngo ibijyanye n'iki ibijyanye n'uriya mushinga nibyo nanjye nari ngiye kukubwira haruguru umushinga rwose naricaye ndavuga ni n'umuvandimwe ntawamenya nuko uje wihuse ariko umushinga nari mbirimo tu nari mbirimo kabisa erega nabonaga nta gisubizo gifatika umpereza n'ubundi ariko urumva nkamwe kuba mufite amafaranga kandi muri n'abadiaspora mumeze neza ndavuga ibyo byose muri bize nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu abatelefone aba raporo ya buri kanya nkicara nkavuga ni nkawe kuko wanagafashe nta n'ikibazo hari ikintu kitagenze neza oya utinda kumpereze uko nkubajije kose utinda kumpa igisubizo kandi nyine mpamvu gitinda reka ntarani kure ariko reba nk'ubu ngubu uko nkoresha karasharana urumva ukantelefona urimo muri Amerika suma amagarasi ntumva ukuntu ijwi ritinda none ibaze ngiye gutelefonisha karasharamye ntabwo bigira naribi kabisa niyo mpamvu kabisa kandi urabizi ntabwo nkwanga ntabwo imukira buri umushinga njye narawukoze ndawudizayininga nawe ndavuga nta kibazo tu nta n'ikibazo kabisa grafre umujama ni umuntu w'inshuti yanjye tu ni umujama wanjye nanivuze ni nta kibazo byacu ariko biratureba biri hagati yacu tu mwanshakaga twari kukubwira mu kanya waba ugiye nta kibazo oya ahubwo papa sava yitwa papa sava niko numvaga umuhamagara uyu nguyu ni petit frere ahangaha ni n'ahantu hacu tuba twicaye n'inshuti n'abavandimwe twinywera akaji dusangira uyu musore dufitanye umushinga uyu yego uyu nguyu dufitanye umushinga wo korora ibyo bintu ariko nibyo nakubwiraga nyine ntibiri hagati yacu n'umuvandimwe nta kibazo ntabwo dufite umwanya hano reka mbanze mvugane nawe si wowe watwakiriye se yabanje gusaba ikirahure ariko ntabwo biri ngombwa cyane ndagira mbanze nkubwire ibyo twari turimo nge nawe ariko ibyo nta feri zanjye nawe grafre nta feri zanjye nawe ariko musanze ahangaha oya ariko mureke kurwana wirakara grafre ese ikibazo gihari ni iki wirakara kabisa se na papa sava uyu muhungu rero twari dufitanye umushinga wo korora inkoko n'imbata nuko rero yampamagaye ngo nze duhurire ahangaha nandi kugira ngo byibuze umbwire yashirishijeho inkoko 3 n'ibirayi 12 bihwanye nangahe n'iyi wayine bihwanye urumva ntabwo inkoko tuyihenda yego inkoko tuyibarira 12 nzisanzwe narabutse nakabije bakuraho nari mwazishyizeho zose nambwiye ngo mpita nzishyiraho se n'ibirayi 12 uyu ni umuvandimwe ntabwo nawe yagora nk'uyu mugenzi wacu tuyibarira 12 niba hari itaratangira gutogota muyikureho tworoshye fagitire byari ibihumbi 70 ubariyemo ni wayine 56 ugiye kuvuga byinshi nka digidigi ngira totalema ni 56 twanabivugana hagati yanjye nawe nta kibazo genda gake ubu turacyari kumwe nta kibazo usenya afite kuri telefone ndeba 56 56
10 10 ubufasha ngaka ngweriza ndi kuri telefone. Yego. Telefone ni yayindi naguhamagaje. Yego ni yayindi. Yayindi. Kode ni yayindi n'ubundi. Ni yayindi. Ni kuri telefone se cyangwa ni kuri kuri telefone nibyo byiza. Ako mwagiye mugira kode abantu b'abacuruzi mufite business. Oya na kode ndayifite. Ariko noneho nago ari nje uyibitse. Kira kuri telefone yanjye ibyo bishinzwe ataraza. Ntago bakata menshi n'ubundi reka mbikore. Oya we nushireho wayo gukata. Okay, nta kibazo naho ndashyiraho kandi urakoze cyane papa Sava. None subwo. Yego. Ko wishyuye mbere se. Swabishyizeho se? Nayibiriho. Okay, ntacyo reka uraza kwizana mbanze ndi kureba umushinga wanjye na Digidigi anyereke aho ibikorwa byanjye nibyo naringiye kukubwira. Ndabasanga kwa Digidigi se cyangwa nibyo naringiye kukubwira. Kandi Grafre ndaguhamagara. Ndaguhamagara nta kibazo. Uretse kugenda. Uretse kugenda. Sura umuntu w'umujama. Urumva ntabwo ari byiza ngo ndekure kubera impamvu navugiye hano. Urumva ubwo rero vuga tugende. Kandi ndagenda pe. Harwo ndabasanga iwawe. Bagiye twajyana. Tujyane. Pe. Waretse nkaza nzanye komanda. Papa Sava. Ndaguhamagara ngenda ndakwiyamagara komanda. Nta kibazo. Ariko reka mbanze bisobanurire wasanga tutanagiye. Umva rata Grafre. Njye umushinga naroko zacyamungu. Kandi nukuri kwimana mu ijuru. Ntacyo. Nta kibazo. Umushinga Papa Sava twajyanye. So umushinga mugiye kureba. Tugiye kureba kandi narawukoze pe. Ubwo mugende mu urebe. Oya tujyane nawe. Uraho hafi. Ari na commande turaza kumuvugisha kuri telefone dufite nimero yiwe. Ubwo mbe nyifite mbizanire hamwe. Nta kibazo. Ko atari Papa Sava uretse oya tujyane. Tujyane. Kandi ndajyayo. Ariko urumva niba umushinga uteguye. Ariko nawe nyine. Urumva niba umushinga uteguye nimujyane noneho ngewe ndahitangirane. Papa Sava nutinda ntabwo nagaragara neza. Oya zisha akirafata tugende. Zisha bitangira. Papa Sava rakaza. Ntabwo gakomezanye. Urabona se ngoye? Ntabwo ngoye Grafre. Kandi umushinga narawukoze nibyo nashaka umva Papa Sava. Reka nkubwize ukuri. Uramutse utaje ngo tujyane Papa Sava ngo urebe uwo mushinga. Hacya Mungu. None reka mbere ko bitunganye. Waretse ariko tukagenda ko bikontorora. Umva. Reka Digidi. Reka rero ko biteguye. Niba ukeneye ko aza kuzamukajyana. Njye umushinga narawukoze. Kandi buriya hari ukuntu nyine ngubu buriya unkoreye ukama nk'agaciro oya ntwara gakiya muzaza. Kibazo ibintu biri gukoreka kandi biri gukoreka neza sibyo reka nyine tumene nkaho tujyanye nkaho n'abajama usenge nakwiruka nyine bigaragara ko turi kumwe nta kibazo reka buri umuntu agomba kumuna agaciro byo sibyo urumva je nibyo nababwiraga je ndicara ndavuga nti umushinga ngomba kunyorosha umushinga ukagenda ukagaragara neza ahangana none nasetinze ndavuga none nzafata 2 metre kare nimara ufata 2 metre kare mpinyure kuryanga gutya nzashyira igiti cyo mu ipembe shiro senyenge za vice versa kurya umuntu azajya yinjira agahita abona amabengeza yazo akazireba gutya agahita bagati voilà hano ngashyira akantu kamanjwari gafite akantu kameze gutya zizajya ziriramo none ndica ndavuga ni kugira ngo ibintu bizagaragare neza kandi binezeze mu boss reka ngende ndebe imishwi kuze puse none amapusa abiri ndayazana urabona ko zisa izi ariko Dindi nibyo nandi makwambira izi nkoko mba nkubaze se gato aho wavugiye ubundi wavuze iki icyo nari ngiye kuvuga haruguru nuko izi nkoko uyu ni umushinga wa miliyoni 20 nge wansabye nge nkakohereza ariko nuko wanyumvise nabi iyi ni imbanziriza mushinga avant projet none ndica ndavuga reka nzane imishwi birisa kandi y'imivandimwe nk'ubukane yo nkazana konyine kano kari kwicwa n'irungu urumva nukuri kw'Imana none ndazizana zombi ndavuga ni zibe ziri kubana zimenyera izi rero nizo gukora test kugira ngo zibanze zimenyere climate none climate change ninamuka idachanginze mu buryo bw'ibibazo tuzazana none ibintu byumvikana oya ndikusoba nkubaze gato mba nkubwire Digidi nukanza no kabiri z'umujyi urumva
oya nje amafaranga nge natanze kuri uyu mushinga wambwiye wo kuri telefone urumva nyakorera amasaha 3 ngiye kuba naraje mu Rwanda kujya ndebe aho umushinga wanje nawe aho ugeze ukaba uri kumurikira ibingibi tuvuga nambwiye ko ngo ufite umushinga w'inkoko n'imbata turakonfaminga twavuganye ibumbi bitanu amafaranga si ibumbi 2 by'idolari naguhaye sibyo naguhaye none si niwo mushinga uri kunyereka nyine icyo cyakukubwira buriya nibyo navuga ni imishinga ije kubanza imenyera ikirere nako iyi mishwi none nimara kumenyera ikirere tuzabonera kuzanira rimwe myinshi tubonera ariko digidi twumvikane ariko turi kumvikana reka twumvikane je ntago ndi kumvikana nawe kuko ibyo nagutumye ntago ari byo uri kunyereka nanjye nicyo ndi kugusobanurira kandi ikibazo cyawe nuko wazanye n'uyu mutipe akaba arimo gukomeza kugenda atumutumva ibi bintu ndakumva icara wige namufasha amatwi ngewe icara wige ngiye kuba navuye hanze kugira ngo nze ndebe ahantu na spendinze amafaranga yanjye ndebe umushinga wanjye ahantu ugeze urumva ukaba uri kumurikira imishwi 2 ntago binejeje kuko nta nubwo biri burangirira arega nta nundi byanezeza icyo kirumvikana umva ka nkubwire si unca mu ijambo ntaza we muca mu ijambo ariko nago ngoye itaza kuba bibi itaza kuba bibi njewe ni ukuvuga ngo mfite umuryango ukennye hari benshi muri famille yanjye bari hasi nagomba kuba nahereza amafaranga nkayabafashisha akabafasha urumva nabyumvise uranyumva neza ndi kukumva niba nkubwiye ngo reka tuganire dukora umushinga dusenyera umugozi umwe ukaba uri kunyereka ibingibi urumva imbata ziri hehe wambwiye imbata ziri hehe imbata buriya jya umushinga w'ubworozi bw'inkoko bw'amatungo nk'ayanga y'ibiguruka nkutekereza nge nawe mfite icyo bita point yanjye rero riteye gute nukuvuga ngo akantu ka mbere ubaca gusobanukirwa ukuntu nge nakubeshyana nakubwiza ukuri kandi akwantu niwe wagasoma kuri Google urasanga ku kantu ari nyamibwa ntabwo imbata zibana n'inkoko urumva ntabwo imbata zibana n'inkoko kubera yuko muri make nuko umushinga ukoze navugaga none nzazishyira ku rundi ruhande gutya kandi grand frère reka nge nkubwiza ukuri abatipe n'amabandi nge ntago ndibandi none uko yuzuye muri uwo mudigi wawe urumva yisi imyenda irimo hano umva nkubwiye digidigi ntago biburangirira hangange nawe ariko ibintu turimo nk'abantu b'abavandimwe nase ubwo byakumarira iki reka nkubaze hari ibintu bibiri buriya wakagombye kwihangana icya mbere aba diaspora mu mufite amafaranga icyo si kimwe icya kabiri uri umuntu w'umuvandimwe w'inshuti yanjye nase ubu kuba twarahuye ukanyizera kuki utari kwizera yuko n'umushinga uzakunda buriya nureba nko mu mwaka utaha hacya Mungu ebana ndakurahiye imbere y'Imana ishobora byose mu mwaka utaha uyu mushinga uzaba warakuze jereka mubwiza uko uzaza usanga narakubakira ikadasiteri ni mama y'Imana we gusa komeza unyize kuvuga ngo tuzasigara nanga yagiye kuvanga amafaranga tuzasigara nanga yagiye amafaranga uracyafite amafaranga ariko ibyo ngibyo ni nk'uyu wabimbaza wowe uri mugenzi wanjye bro uyu muvandimwe nagenda tuzasigara nanga rero gerageza nayo kumbera nk'umuntu w'umuvandimwe kandi buriya nubwo mbona gutyo umushinga agenda kukontorora kandi umushinga uzakunda urumva rata frère nibyo nari kukubwira jewe resi nkubeshya nari mfite gahunda yo kujya kugura imishwi 1500 ibumbi 5 by'imishwi nkayizana ubundi kadandagaza ngaha ebana tukayigaburira ikarya amanywa nijoro yamara kurya amanywa nijoro ikabyibuha inkoko imwe ikagifata ibiro 15 none imbata nazo nkazikaraga ku rundi ruhande nazo zikagenda zigakura ubundi ukazubaka inzu ubuzima bukagenda neza nukuri kwimana mu ijuru kandi umushinga ejo mu gitondo njye ubwanjye nzambara isarubeti n'inkweto fata abayede nka 5 fata n'abakanishi tuze duhite twubaka ikibuti cy'inkoko inkoko zite zibanga umva digidi ndakumva bavuze byinshi nabyumvise akantu naragusobanura neza nuko nzazigura none n'ibiryo byabugenewe ibyo nta kibazo uzabigure ku bushobozi bwawe ariko ikintu nshaka urumva kuva uyu munsi kuvita ejo mu gitondo nzajya kugura izindi 5,000 banzu nyumvese ndi kukumva kuva uyu munsi kuvitariki umpereze amafaranga naguhaye ugumana umushinga wawe mpereza amafaranga naguhaye ugumane umushinga ariko nakabuza ruguru nakoze komanda y'imishwi 5,000 muri miliyoni 20 na zingahe zo mu Rwanda reka mbabwize ukuri buriya engineer w'umushinga cyangwa rwiyemeza mirimo abafite ukuntu azakora umushinga iyo amaze kuyabona urumva jewe wenda turebye iby'imibare amafaranga wenda mwahita mubona ko wenda sigaranye make amafaranga arahari cyangwa nayahari amafaranga arahari cyangwa nayahari yose
oya uvanyemo ayo wakoresheje nyine mvanyemo ayo nakoresheje ni nkaho naba yaba yarakoresheje ese yakoresheje angahe n'uyu mutwe turumbutse nk'inkokora wakoresheje angahe ngo umuntu yamenye wakoresheje angahe umereza asigaye mu by'ukuri nayo nayashoye nayo nayashoye nyine usigaranye angahe wewe duhasigaye usigaranye angahe ikibazo noneho rero amafaranga asigaye genda uva tutayavugira hano kubera ko umushinga wayavuze ko ngiye nshaka amafaranga yanjye ugasigarana umushinga wawe turiko kireba yavugiye nibe bintu bimeze nk'ibya Musa naho kukaye mpereza amafaranga yanjye asigaye ufata umushinga wawe ndakumva asigaye ni 18,000 $10 cyangwa 18 by'idolari cyangwa by'amanyarwanda cy'amanyarwanda 18 y'amanyarwanda muri miliyoni 20 ariko kandi reka nkubwire muri miliyoni 20 nge naguhaye njyewe reka nkubwire njyewe ushaka kunyica ngapfa gikoresha icyo ushaka ushaka kunyica nge ngapfa njyewe ushaka kunyica ngapfa kabisa njyewe unahita mfungu ushatse kunika kandi reka nkubwize ukuri ariko se reka nkubaze wowe kuki wantindije digidi amasahani ryari mvuye hariya mu gasatire ngira ngo inkoko zanjye wazizanye mu rugo nizo ziraha ngaha kuri iri zuba zitararya digidi reka nkubwire naziguza yanjye wowe uri murya neza izi nkoko zariye mukecuru gakecuru ubwonko wanjye gerawe mama inkoko zanjye sureka kumva ngo ni izawe yaratagrafa umukecuru afite ikibazo urumva ashobora kuba yasinze kandi si ikibazo bosi wese ubusizi inkoko ko mwaretse zikicwa n'izuba bene akakage mubona mutazi agaciro k'inkoko mpereza inkoko zanjye wakoroheje ibi zipfundure digidi zipfundure none mpereza inkoko zanjye mukecuru mwihoro uyu nguyu tubanze no wacu ngo bimeze bitese mwebwe muramujyana ntajyanye mu twazisigaho wanazisanga nta kibazo urongera kunkubita mu mutwe ngapfa nakazi kawe ariko urankubita mu mutwe ngapfa urandika kuri uyu mudigi ubu ni se digidi abaterankunga bambwiye bari abaterankunga bambwiye bari b'umushinga w'inkoko abaterankunga b'inkoko bari ngo bame kuri ayo mafaranga ubu ndazijyanira akamba yayase twiriwe iki se papa sava digidi ko sinakubwiye ngo nutinda urasanga mpfuye cyore bigenza biteze ndebera kabisa njye ndimo kubasobanurira ariko papa sava ibi bintu byo gufata umuntu gutyo ngo usiyohotera wamfashe neza ugiye ko miliyoni zirenga 20 digidi dore yaje iwanjye ntiri inkoko ngo afite umushinga ngo afite abaterankunga mwabagabo uyu mugabo yaje iwanjye ati ntizi inkoko mfite abaterankunga benda kuduha amafaranga tukorora ndazimuha inkoko zanjye zashonje zabwiriwe none sanze bamutaye ku kakajwiga byagenze bitese ko nta mafaranga yakomana nagze n'indi mishkuzanye yambwiye ko afite inkoko Imbata n'ibiki musanze umushinga se udacamo papa sava tubyihorere baca umugani mu gifaransa ngo tubyihorere dore bosi wanjye yahaye iki kigabo ibihumbi 20 by'idolari 20 ngamukorera umushinga w'inkoko n'imbata w'ubworozi tugeze hano rero dore umushinga uhagaze mu 20 by'idolari nuriya papa sava mu bihumbi 20 by'idolari hasigaye ibihumbi 18 y'amanyarwanda muvuze ayo mafaranga rero wa mubosi nibaza agatekereza uribuka digidi akoresha ikizami cyo kubyina no gukeza muri aba miliyoni ngo numukire mama we wabaye ariko digidi ukaja kanje ibyo wazi mutamwica ntaragenda mumwice mwese reka ni mu inkoko zanjye twebwe uri muntu wese ntabwo twapfa ibyo kurya kandi byishyuwe ariko kandi wabizanye mu gikapu bimupfunyikira bijyana ariko nge nawe oya nje kuma amafaranga yanjye ntabwo bimukurikiza reka tugende papa sava reba ababyihe inzara yawe papa sava ushobora kudatindayo nimuzirikane ubwo nze gusanga utinda yose uramenya barakugarura ryari wabaye urya bikeho kandi umuswa we kuzajyana nzoga yewe inkoko zanjye ndazijyana ubwo agiye atariye rero ako narababwiye sha yose yayamariraga iwawe nawe umuherekeze umuntu akwizere umuyamukire n'umushinga utaratangira baramurenganya mbadoga data uti muze muceze ntitwacejeje